Halo, muraho neza, ndabaramukije nanone, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, karibu mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, karibu kuri channel yacu Women in God Ministry, Imana ibaha umugisha kuba gufungura iyi video. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero turarisanga muri Zaburi, ni ibice 148, turasoma icyo gice cyose, nitumara kugisoma tugisengeremo Imana ibaha umugisha. Reka mbasabe rero mbinginge tubanze dusome ni ijambo ritangiwe n'umutwe w'amagambo uvuga ngo haleluya. Nimushimire Uwiteka mu ijuru, nimumushimire ahantu ho mu ijuru, mwa bamarayika be mwese mwe nimumushime, mwa ngabo ze zose mwe nimumushime, mwa zuba n'ukwezi mwe nimumushime, mwa nyenyeri z'umucyo mwe nimumushime, wa juru risumba amajuru we mushime, nawe mazi yo hejuru y'ijuru bishimire izina ry'Uwiteka, kuko ari we wategetse bikaremwa kandi yabikomereje guhama iteka ryose. Yategetse itegeko ridakuka. Nimushimire Uwiteka mu isi, mwa bifi mwe n'imuhengeri hose, nawe muriro n'urubura na shelegi n'igihu, nawe muyaga w'ishuheri usohoza ijambo rye, namwe misozi miremire n'udusozi twose, namwe biti byera imbuto ziribwa n'imyerezi yose, namwe nyamaswa n'amatungo yose, namwe bikururuka n'inyoni zifite amababa, namwe bami bo mu isi n'amahanga yose, namwe abakomeye n'abacamanza bo mu isi mwe, namwe basore n'inkumi, namwe basaza n'abana, bishimire izina ry'Uwiteka, kuko izina rye ryonyine ari ryo rishyirwa hejuru. Icyubahiro cye kiri hejuru y'isi n'ijuru, kandi yashyiriye hejuru ubwoko bwe ihembe, nibyo ashimirwa n'abakunzi be bose, ari bo bana ba Isiraheli, ubwoko bumuri bugufi. Haleluya, amen. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, twumvishe amagambo ari muri Zaburi 148, ni amagambo atubwiye ngo nidushime. Ni amagambo uyu mwanditsi wa Zaburi yanditse, avuga arondora ibyaremwe hafi ya byose, aravuga ngo nimushime Uwiteka, kuko kuba muriho, kuba ibyo byaremwe byose biriho, Uwiteka niwe wabiremye. Agera nubwo avuga ingabo zo mu ijuru, avuga abamarayika, avuga ibiremwa by'Imana biri mu buryo butandukanye, aravuga ngo nimushime Uwiteka. Abwira izuba n'ukwezi ngo nimushime Uwiteka. Abantu benshi dukunda gusoma amagambo yadusubizamo ibyiringiro, cyangwa se dukunda gutega amatwi inkuru zajyana n'imibereho yacu ya buri munsi, ariko iyo tugeze ku gushima ntabwo dushaka kubihereza umwanya. Ni nayo mpamvu kenshi uzasanga iyo turi kureba ijambo ry'Imana cyangwa se duteze amatwi ijambo ry'Imana, ntabwo benshi uko batangiye videwo ari nako bayirangiza, kubera yuko haba hari ibyo uba wavuze nyine bitabaryoheye, bidahuje n'amarangamutima y'umuntu. Ariko muri uyu munsi umwuka w'Imana yarakwibukije ngo shima Uwiteka, shima Imana, kuko ari we wakuremye. Nimushime Imana mwaba ari mu isi, mwaba abasore, mwaba abana, mwaba inkumi, mwaba abasaza. Ijambo ry'Imana uyu munsi rirakwibukije ngo wari ukwiriye gushima Imana. Shima Imana uyu munsi, reka umunsi wo gushima Imana twebwe abantu tugiriwe ubuntu n'Imana bwo kubona iyi Zaburi 148, twumve ko ni umuhamagaro umwuka w'Imana yampamagaye wo gushima. Ariko nawe mwene data ubashe gufungura ijambo ry'Imana kuriyica, na wumve ko nawe nicyo umwuka w'Imana akurarikiye gukora muri ibi bihe. Shima Imana. Ijambo riratubwiye ngo nimushime Uwiteka, ngo isi n'ijuru ibyaremwe byose bishimire izina ry'Uwiteka, kuko ari we wategetse bikaremwa kandi yabikomereje guhama iteka ryose. Mwari muzi se ko natwe turi abo Imana yakomereje kubaho iteka ryose? Nubwo muri ubu buzima igihe kijya kigera abantu bagapfa tukabona ntitwongeye kubabona, ariko dufite ibyiringiro ko hazabaho ubundi buzima, ubuzima burimo kudapfa. Rero nimba hari ubuzima burimo kudapfa kandi tukaba tubwirwa neza n'ijambo ry'Imana yuko hazabaho umuzuko uzazura abari bariho, menya neza ko nimba uriho uzongera ubeho. Ntabwo wabayeho kugira ngo utazabaho iteka ryose, ahubwo iteka ryose uzongera ubeho mu buryo bwiza, cyangwa se uzanabeho iteka ryose mu buryo butari bwiza. Ariko icyo nabifuriza, nanjye nifuriza, ni uko Imana yazaduha ijuru tukazabaho iteka mu buryo bwiza, twishimye turi kumwe nayo. Ijambo rigakomeza ritubwira ngo mushime Uwiteka, kuko niwe wategetse
niwe wategetse ibyo bintu byose biraremwa, niwe wategetse uraremwa, niwe wategetse ndaremwa. Dushime Uwiteka, ibyo dufite byose, ibyo dutunze byose niwe wategetse turabibona, niwe wategetse turabitunga. Iyo ataba amaboko y'Uwiteka yari akomeye, ahari uyu munsi sinaba nkiriho. Iyo ataba amaboko y'Uwiteka akomeye, ibyo mfite uyu munsi sinabyirata, kuko nzi neza yuko Uwiteka yabigizemo uruhare rukomeye kuba ibyo bintu mfite mbifite. Ngo namwe bami bo mu isi n'amahanga yose, namwe abakomeye n'abacamanza bo mu isi mwese, abasore n'inkumi, niho yavuze abantu bose bose bose, aravuga ngo mushyire hejuru mushime Uwiteka, ngo kuko yashyiriye hejuru ubwoko bwe ihembe, nibyo ashimirwa n'abakunzi be bose. Hari ibyo Imana ishimirwa n'abakunzi bayo, ngo nuko yashyize hejuru ubwoko bwayo, ibushyirira hejuru ihembe. Ngo kandi ubwo bwoko n'abana ba Isiraheli, ubwoko bumuri bugufi. Wowe uri bugufi bw'Imana, wowe umutima wawe kenshi utera utekereza ku Mana, wowe ugerageza kwirinda ndetse no kurinda umubano wawe ufitanye n'Imana, ukayirinda icyawangirikisha, ukirinda icyatuma uwo mubano usenyuka, uri umwe muri ubwo bwoko buri bugufi y'Imana. Imana iguha umugisha rero, kuko wahisemo neza ugahitamo kurinda umubano wawe n'Imana, kandi nawe urimo kubigerageza kugira ngo wongere ugire umubano mwiza n'Imana, ubucuti bwawe n'ubusabane bwawe wongere kubwitaho. Nayo Imana iguha umugisha kandi iguha imbaraga, igushyigikire. Ndabakunda rero, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi mwumve ko Mwuka w'Imana yaduhamagariye dushima Uwiteka, kuko uko turi, ibyo tubona, ibyo dufite byose Uwiteka niwe wategetse biraremwa, turabibona. Imana ibaha umugisha, ndetse nanjye ubwanjye itansize. Reka rero mbinginge tubanze dusenge. Turagushimiye nk'uko ijambo ritubwiye ngo dushime Uwiteka. Ijambo riratubwiye ngo abamarayika bo mu ijuru, amafi, izuba n'ukwezi, abami, abakomeye n'aboroheje, abasore, abasaza, abana batoya, inkumi, abagore bakiri bato, abo bose bagushima Uwiteka. Twifatanije n'abari kugushima muri uyu munsi wose rero, ari ingabo zo mu ijuru ziri kugushima, ari abamarayika bari kugushima, Mana, ari ibyaremwe byose birimo kuvuga ngo Aba Data, natwe twifatanije nabo kugushima. Ukwiriye amashimwe, ukwiriye icyubahiro, kuko Uwiteka niwe waturemye, kandi ibyo dufite byose niwe wabiduhaye. Izina ryawe rihimbazwe. Ndagushimiye rero kubw'umuntu wese wari uteze amatwi iri jambo, ni umuhe umugisha, umwagurire imbago, icyo umutima we wifuza kuri wowe Mwami ukimuhere ubuntu n'imbabazi zawe. Urakoze, byose ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Ndabakunda rero nshuti bakunze ijambo ry'Imana, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye bye bye.